Akirangiza ishuri hari mu mwaka w'1977 ubwo yabonaga mu binyamakuru itangazo ryavugaga ko isosiyete yitwa East African Airlines yashaka gutoranya abasore bari bakiri bato b'urubyiruko bagera ku 10 bakajyanwa mu kigo cyabo cyigisha ibijyanye no gutwara indege cyari mu mujyi wa Soroti muri Uganda. Rero nk'uko gutwara indege byari inzozi zihise abona kwera amahirwe yari kumufasha kuzikabya, nibwo kimwe n'urundi rubyiruko rwo mu myaka ye nawe yafashe icyemezo cyo kujya kugerageza amahirwe ye. Nibwo rero yagiye gukora ibizamini ari kumwe n'abandi basore amagana bavuye imihanda yose muri Uganda. Ibyavuye mu bizamini bisohotse n'ubundi Paul Kagame yisanze mu rutonde rw'abana 10 bari batsinze ibyo bizamini ndetse banafite amanota ari hejuru. Ubwo ukurikije ibyo yaramaze kuzuza ibyasabwaga kugira ngo ajye mu ishuri ryigishaga gutwara indege, maze ubwo nawe gakabya inzozi ze ndetse akabasha no guhindura ubuzima butari bwiza na gato yaba we ndetse n'ubw'umuryango we. Rero kimwe n'abandi bana bose bari batsinze ikizamini cyo kwinjira mu ishuri ryigishaga gutwara indege, nawe yagiye mu biro by'uwari umuyobozi w'ishuri amubwira ko ari mu banyeshuri batsindiye kuza aho ngaho, anamubwira ko yiteguye rwose. Mu byo amubwiye harimo no ko yari umunyarwanda atari umunya-Uganda. Iyi ngingo yo kuba umunyarwanda yahise yangiza byose yari yakoze, maze uwo muyobozi w'ishuri mu kumutontomera kwinshi amwirukana mu biro bye mu ijwi ryuje amahane menshi amukankamira ati va hano we munyarwanda. Nanone ku yindi nshuro kuba umunyarwanda byari bibujije Paul Kagame kubaho ari umuntu wisanzuye, kuko uko yari kuba akunda gutwara indege gute, ubwenge bwose yari afite n'ubushobozi bwamwemereraga gukora uwo mwuga ntacyo byari bisobanuye imbere y'uko yari umunyarwanda. Ibi rwose byari bibabaje mu buryo bwihariye ukwabwo, kuko kuba umunyarwanda byari icyaha n'icyasha cyari gihagije kwambura umwana w'umusore amahirwe akomeye cyane yo gukabya inzozi ze, kandi nazo zitari zibonetse zose ahubwo zari zo gutwara indege. Ku rundi ruhande rw'u Rwanda narwo ntirwamwemeraga n'ubwo yaruziraga, mu buryo nk'ubwo ngubwo rwose ntabwo rwemeraga ko ari umunyarwanda kimwe n'abandi, ahubwo rwamwitaga umunyamahanga ugomba kuguma iyo yahungiye. Ubwo mu mwaka w'1977 yari afite imyaka 20, gusa yari yaravuye mu Rwanda ari muto cyane. Ariko bitandukanye n'abandi bose bo mu kigero cye ndetse n'abamurutaga, Paul Kagame yakurikiranaga amakuru y'u Rwanda cyane, kuko kuva afite imyaka 16 yatangiye kumva yitaye cyane ku mateka y'u Rwanda n'ibiruvugwaho byose. Perezida Paul Kagame ubwo yabisubirimo François Soudan. Ni nyuma aho uyu munyamakuru yaramubajije niba yarabimenye igihe Habyarimana ahirikaga ubutegetsi bwa Kayibanda mu mwaka w'1973. Perezida Kagame yaramusubije ati, mfite imyaka 16 natangiye kwita cyane ku byarimo biba, nakundaga kumva radio nkurikirana amakuru, narinze amazina y'abantu bamwe na bamwe ndetse n'ahantu hamwe na hamwe, ariko mu buryo bwa politiki hari byangoraga kubyumva. Ndetse kuri Paul Kagame u Rwanda ari ingingo yagarukagaho kenshi we n'abagenzi baho bahuriraga mu ishuri, noneho wakongeraho n'uburyo ababyeyi be bagarukaga ku Rwanda, byamuhaga amahirwe yo kugira ibyo amenya. Rero nubwo u Rwanda rutamwemeraga nk'umwene gihugu, ariko Paul Kagame yakomeje kurufata nk'umurwa kandi nk'ubutaka bw'abasekuruza be, ahantu yumvaga afitanye naho isano yihariye kurusha ahandi hose mu isi. Iyi ni nayo mpamvu yamukururiye mu gukora ibishoboka byose akaza gusura u Rwanda. Ubwo nibwo yahise atangira gutegura urugendo ruzamujyana ku butaka bw'abasekuruza. Nubwa mbere mu myaka irenga 15 yaragiye kuhagaruka kuko yari yaravuye akiri muto cyane, noneho ubu yaragiye kuhagaruka amaze gukura. Urugendo rwe rwa mbere mu Rwanda rukora hari mu mwaka w'1977. Gusa ikibabaje ibindi nuko nubwo yaragiye kugaruka mu Rwanda, yarabizi neza ko azaza atari umunyarwanda, kubera ko u Rwanda ntabwo rwamwemeraga, ndetse kuko kuba yari impunzi byari bigoye ko yabona urupapuro rw'inzira. Ariko yifashishije ikarita y'ishuri byatumye abona urupapuro rw'inzira rudahoraho, maze mu mpera z'umwaka w'1977 bwa mbere mu myaka irenga 15 ishize yongera kwambuka umupaka uhuza u Rwanda na Uganda, ubwo agaruka mu Rwanda. Byari amarangamutima agatangaza ndetse n'ibyishimo ntagereranywa kuri we kuba yaragarutse mu Rwanda. Ageze ku mupaka ashatse imodoka ya tagisi imujyana i Kigali.